turagushimye kandi turaguhimbaje Uwiteka Nyir'ingabo, tugushimiye umugoramugisha, tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi ndetse n'izatandoreka n'izarakarama. Uyu mwanya tugiye gutangira gahunda y'uno mugoroba, turakuze kugira ngo wari natwe, ntaba ari njyewe ubwiriza, ntabeho n'usemura, ahubwo twese turi imbere yawe. Abo wararitse mwami ndetse n'abo uzararika kugira n'ibyigisho, dusenze n'imitima yacu yose kugira ngo ntuzigire icyo ubakorera, kandi tugire icyo dukora twebwe ababyigisha, maze twese tuzagaragara imbere ya Mwami Yesu dutunganye mu gihe uzaba ugarutse. Ni umugambi mwiza wo gutuma Mwami Yesu haboneka abazagaragara imbere yawe ndetse n'urubanza. Ndakwinze kugira ngo natwe dutegure kandi tuze no guteguza n'abantu mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Amasimwe. Reka twongere dushime Imana ku mugoroba nk'uyu nguyu. Reka tugaruke dusimire hanga ahamwe bazokubwa. Imana ni nziza ibihe byose. Anga n'umurungi ebiro byona. Ngira ngo ahari dushaka kuba dukoze ibyigisho bwije. Nosha tubase kuba twakora ibyegese bwisire. Kandi tunabikoze ngira ngo ari bitewe n'amatara ya atagenaga neza. Kandi cyane leta no kugira ngo amatara agafata kugenda cye. Nkaba nifuza kubabwira ko nanyetenga kubaganira ngo nimubona tumubwiza n'amatara yagiye, murarebe twatane bakuburane n'amatara agagenzere, muze kubyihanganira. Mwihangane. Ntabwo turibuye gukomeza gukora umurimo w'Uwiteka. Turaretse gumiza mu kugambo ko ari umurimo gwa hanga ngo nuko amatara yagiye no kugira ngo amatara agage. Nuko rero nk'uko bisanzwe Uko kubitwire ngira ngo turimo turajya ku mpera y'icyumweru cya mbere. turene tuza kwendere sande yo kubanza. Sinzi niba bivuga ko ari kujya ku mpera z'icyumweru cya mbere. Tinkumanya wana nesande yo kubanza twaza kwendera. Ahubwo ahari turavuga ko ngira ngo hari urugendo rukiri rurerure. Ubundi tukagize ngo urugendo rucyari ruriyo. Ni nayo mpamvu Imana ibafashe, Niyo nshongara hanga bakwasire. natwe dufashe Nitwe twasire. kugira ngo tubashe gusohoza icyo Uwiteka dutegeka. Kugira ngo tubashe gushyikiriza ikiruhanga rwe. Kugira ngo twige ubutumwa, Kugira ngo twege ubutumwa no kugira ngo tubwirize ubutumwa. no kugira ngo tubashe kuburira injiri. Ni muri porogaramu yacu nk'ibisanzwe, No muri program yitu nkebya burisho. Battles of Faith, Battles of Faith. intambara z'ibyo kwizera. Intaro zo kwikiriza. Intambara z'ibyo kwizera Uganda. Intaro zo kwikiriza muri Uganda. Aho dufite insanganyamatsiko ivuga ngo Atwe ne mutwege bwamba bwo kugira ngo reba ibirenge by'uzanye inkuru nziza. rebe bigere byo wareta amakuru marungi. Reba ibirenge by'uzanye inkuru nziza. Reba ebyere byo wareta amakuru marungi. Ni ubutumwa bukwiye kubwirizwa amatorero. Ninjire yino kugambo umukanisa. Ni ubutumwa bukwiye kubwirizwa abaturage muri rusange. Ninjire yino kugambirwa ababa burijo. Aho twerekeje amaboko, Afutire mikono yitu. aho twerekeje ijwi, Afutire amaraga gitu. ni mu gihugu cya Uganda. No mu ihanga rya Uganda. Abavuga ururimi rw'ikinyankore Abakugamba ururimi rw'ikinyankore ndetse n'ikikiga. nangwa no kiga. Dufite indimi eshatu muri kumva: Hariho indimi eshatu z'umukura. Ikinyarwanda, Hari Ikinyarwanda, Ikinyankore hari Ikinyankore, ndetse n'igiswahili ndetse n'igikiga. nangwa n'ikiga, ni Runyankore rukiga. Uyu munsi rero Iri zuba rero dufite inshingano zo kongera gusubira twine okugaruka mu kwiga iby'amagara mazima. twazagaruka kwega iby'amagara marungi. Hari isano yumvikana Hariho busare obukururwa iri hagati y'iby'amagara mazima iri hagati y'amagara marungi ndetse n'iby'umwuka. nangwa n'eby'omwoyo. Ibyo urya Ebyokurya okoruho kukubwira uko wumva iby'umwuka. ni kugambira okorukura eby'omwoyo. Mu by'ukuri wumva iby'umwuka gute? Eby'amazima nohura eby'omwoyo ota. Iby'Imana ubikunda ute? Ebyarihanga nobikunda ota. Bizajyanirana Biza kugendana
nuko urya nuko uri kurya nuko unywa nuko uri kunywa nuko wambara nuko uri kujara nuko uryama nuko kuryama nuko ugenda nuko kugenda nuko uryamye nuko kuryama nuko ubyutse nuko kwimuka bizagena uburyo wumva iby'umwuka. nibiza kugenda koko rukura nibiza kugenda koko by'umwoyo. Ni nayo mpamvu niyo nshonga mu nshingano dufite umunangizi twine tugomba kubanza kurinda ubuzima bw'abantu. twino kubanza kurinda amagara y'abantu. Yesu Kristo ntabwo yafataga igihe kinini cyane abwiriza akata kwato bwire buhingwa nabura ngira ngo ari nabyo abanyamadini bajya bashingiraho noshani by'abanyamadini icyo bakukira kugenderaho ukabona bafashe igihe kinini cyane barimo gukora ibitangaza. ureba bagendera mu bwire buringwa bari mu gukora ibitangaza. Yesu Kristo yafashe igihe kinini cyane avura akakwata yo bwire buringwa ari kutambira kubera ko yarazi neza ko abo bakana amanyaje abagabo bagiye kubwira abo yabere nazagambira bari bafite ubuzima bukeya bakabi n'amagara make bari bafite imirire ibajyana kurimbuka bakabi n'imirire ariko batwara umugeni bari bafite imibereho ibabuza kumva neza ibyo yavugaga bakabi n'imitwarize yabire nebaze bakurage ibyariyo nagamba. Ni nayo mpamvu yeshonga inshingano dufite istwine kora ni ukwita cyane no kufa munonga ku mibereho y'abantu kubaho kw'abantu tukigisha neza gasomesa je kimibereho mu minsi imperuka kubaho kw'ibiro by'emperu ari ikintu kibatera kutumva iby'Imana n'ikindi kikubaretera ubutahure byarahanga. Mu nyemere gatoya nikize gake dusoma amagambo aboneka mu gitabo cy'Abaroma shoma ibigambo bikurebe ko Abaroma 12 Abaroma 12 umurongo wa mbere 12 umurongo wa mbere Abaroma 12 kutandikiraho haranditse ngo ahandikire ngo nuko bene data ndabinginga kubaza Imana nuko bene data ntabwo cyo bishemwe ndabinginga kubaza Imana ibeshengereza habwe mbazarahanga ngo mutange imibiri yanyu hayo imibiri yanyu ibi bitambo bizima ba ebitambo ebihurire byera ebikwera bishimwa n'Imana ariko kwikora kwanyu gukwiriye kohereza kwanyu okushemeye kumuha gukorera Uwiteka gukwiriye okuhereza kama okushemerire nuko imibiri yacu iba mizima no kugira ngo emibiri yitebe ihurire nuko imibiri yacu emibiri yitu ibi bitambo bizima no kube ebitambo bikusiba n'imibiri yacu atari ibitambo bizima imibiri yitu kera atari ibitambo bikusiba n'imibiri yacu irwaye n'imibiri yiterwire niba imibiri yacu yokamwe n'ikibi imibiri yitu kera yabaye n'ikibi n'imibiri yacu yanduye niba imirire yacu yangije umubiri wacu imirire yitu kera yabaye yasisire imibiri yitu ntabwo tubasha kumva iby'umwuka tubasha kureba iby'umwoyo. ubwo mu yandi magambo mu bindi bigambo hakeneye kubanza kwita ku by'umubiri twine kubanza gufa habye mu mubiri kugira ngo imyuka ibone aho bifata kugira ngo ibyo mubiri bibone aho birakwata. tugiye kuganira ku ndwara 3 tuzaganira ahantu hari 3 ariko zifitanye isano n'imirire ukazine akakwate no kuya kwita imirire mibi yose imirire mibi yona ikwe muri zimba 3 tugiye kwabwira iryo mu ndwara 3 zinazabagambira hati diabetes umuvuduko Puresha ndetse na kanseri nangwa na kansa. Diabetes Sukari n'ingashi diabetes Hypertension umuvuduko Puresha ndetse na kansa nangwa na kansa byose bikubiye hamwe mu mirire mibi ibaho muri kino gihe byona birahamwe nibiretwa emirire yerigi. mbere yuko mvuga ibyizi ndwara ndakagambira byezi ndwara ngira ngo twasomye amagambo aboneka muri mu Baroma 12 wa mbere nusha twashoma ibigambo bikurebe ko Baroma icyatuma imibiri yacu ibita mu buzima bishimwa n'Imana byatuma twigora ku buryo bukwiriye nuko twaba bazima ndabifuza bari no kugira ngo mube bazima mu kuba bazima
Ndasaba gusobanukirwa nuko muzima icyo ari cyo. Ni cyetengo kubasa kushoborokerwa no kubohurira ikicumanisi. Kubera ko Aho kuba umuhanuzi Mika yaravuze ngo umuhanuzi Mika akagira ngo ubwoko bwanjye bupfuye burimo no kutamenya. Abantu banje bahorekeye bahabwa kutamenya. Ishingiro ry'ubwenge intandaro y'ubwenge niryo ritanga ishingiro ryo kwirinda. niyo rikureta intandaro yo kwirinda. Ubwo mu yandi magambo, mu bindi bigambo ntabwo kwirinda icyo utazi. Tukayirinde cyo takumanya. Aha rero tugiye kureba ahantu ho twaza kureba impamvu ya diabete, inshonga ya diabetes, impamvu y'umuvuduko, inshonga ya puresha, ndetse n'impamvu ya kanseri, nangwa na kansa. aho imirire yose mibi izingiye. Aho imirire yone mibi aheri. Amagambo aboneka mu gitabo cy'umubwiriza Ibigambo bikorerwa mu gitabo cy'umuburizi igice cya 10, umuburizi ekika cya 10, umubwiriza igice cya 10 umurongo wa 17, hari amagambo nshaka kugira ngo tuhasome mbere yuko twiga ziriya ndwara. Nyenda ine bigambo bikwenda ngo tuhashome tutakarebera ahantu wareze. Hari icyo bavuze Aheki bagambire kugenda no kurya. Ekikugendera hakubi Diabete, diabetes, umuvuduko, nangwa na pressure, kanseri, kansa, byose bihora ku kintu kimwe. byona nibivuganira ha kintu kimwe. Ni indwara z'ibyo kurya, N'indwara z'ibyo kurya, ni indwara z'ibitwinjiramo, n'indwara z'ibintu bikutaha, ni indwara zishingiye ku byinjira mu kanwa n'indwara ezikuruga aha bikutaha mu kanwa bigahingukira mu gifu. bikazo mu nda. Mwitondere Jean Paul yavuze, Mwetonda ha kigambo Paulo yagambire avuga ngo ibyo kurya n'iby'inda, akagira ngo ibyo kurya n'ebyenda, n'inda n'ibyo kurya, n'enda n'ebyo kurya, nyamara byose Uwiteka azabitsembera icyarimwe. ngabyo narahanga yabyihaho. None se ko ibyo kurya ni byiza, Ibyo kurya bibera bibi birungi, ko Imana yabereye mu mubiri kugira ngo babirye, hanga kayabangira kugira ngo abantu babirye. kuki bigiye kuki Imana igiye kuzabitsembana n'inda? Aha bwakira hanga yaza kubiherekereza n'enda. Ubwo mu yandi magambo, Mu bindi bigambo abantu b'isi abantu bensi hari ubusobanuro bahaye kurya, hino ukunda kubagambirwe kurya. ari nacyo gituma Uwiteka azabitsembera. Nje kiraretere narahanga yabihaho byone yabiherekereza. Umubwiriza Umuburizi igice cya 10 teka kikumi umurongo wa 17, ufita 15 hari amagambo avuga ngo arebwa mu byanjye wa gihugu we, iwensuwe uba uhiriwe uhirigwe iyo ufite umwana w'imfura w'umwami, umugabe wawe kuba arabe uwo mu ruganda rw'abakuru, kandi ibikomangoma byawe kandi abanyiginya bawe bikarya mu gihe gikwiriye. baragumeni barira umbuna kubuhikire. Reka twumve neza iryo jambo. Reka twurege bigambebi Haravuga ngo iki? hagira ngo enki Kurya mu gihe gikwiriye, baragumeni barira umbuna kubuhikire. igihugu cyo gihiriwe, nibarira amani, igihugu cyo gihiriwe, amani, igihugu cyo gihiriwe ihangane bari yagira mu gishanga. iyo gifite ibikomangoma birya ku gihe, Yaji n'abantu abakurira ahabwire kugira ngo bigire amagara mazima, kugira ngo babase kugira amagara marungi atari isindwe. hatari mu gusinda. Uyu murongo gumushororongo uduhishurira impamvu ebyiri zo kurya. niguye nigutwekurura nigutwereka shonga ibiri zo kurya. Icya mbere Icyo kubanza ni ukurya kugira ngo bagire imbaraga, no kurya kugira ngo abantu bagire amani, bagire amagara mazima. bagire amagara marungi. Ariko rero abarenga ingabano, hari abarenga imbibi, konka hariho ababa kurenga bakarya bakinjira mu isindwe. bakazo mu gusinda. Abasinda ntabwo ari inzoga bonyine, abakusinda ataba bakunye n'umwaga wabonga woya, apana, ahubwo konka hariho n'abarya ibyo kurya bikabasindisha. marona bakunye ibyo kurya bibasindisa. Gusinda kw'ibyo kurya, Gusinda kw'ibyo kurya, kurya ibyo kurya bidakwiriye. kurya ibyo kurya bitashimira. Ubwo mu yandi magambo, Mu bindi bigambo igihugu kiba kibuze umuntu w'imfura, ihanganira bari yabura umwana w'umujugijo. igihugu kiba kibuze abantu b'ingenzi, Ihanganira bari yabura abantu b'amani, iyo gifite abategetsi
cyabakina abategeki biyeguriye ku byo kurya ibyo kurya bidakwiriye bazahabe kujya bitashemire kujya ibyo kujya bitashemire barya atari kugira ngo babone imbaraga bakujya kugira ngo batakabona amani ahubwo bakarya kugira ngo bahaze isindwe kureka kurya ngo kugira ngo bahaze gusinda kwabo uko niko umubwiriza bivuze uko nuko muburizi yabigambiye Paulo mu Baroma ati mutange imibiri yanyu ibitabo bizima bishimwa n'Imana kugira ngo mutambe imibiri yanyu ebe bitambe gusimwa na Ruhanga kugira ngo tube abakozi bakorera Imana neza kugira ngo tube abakozi bakorera Ruhanga je kugira ngo dusoze inshingano z'Uwiteka kugira ngo twendere ningashu tukirize kugira ngo tube abakozi Imana neza kugira ngo tube abakozi ba Ruhanga je biradusaba kugira ngo tube dufite imibiri mizima nishaka tube twine imibiri kuriri niyo mpamvu niba umuntu adafite amagara mazima twarabatine magara agahwiri niba umuntu arya uburyo budakwiriye ni ikimenyetso cy'uko adakwiye kuyobora ubwoko bw'Imana n'akamenyetso kakwereka ngo utayine kuridinga abantu barahanga n'ikindi kandi niba umuntu adafite imirire ikwiriye n'umuntu twarabatine kugiye kukire ntabwo azabwiriza iby'Imana ngo bikunde kubera ko imitima yabo yuzuyemo ibinya ibinure ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye aha rero diyabete hypertension na pressure na kanseri byose bihuriye ku byo kurya ariko ntabwo ari ibyo kurya gusa ahubwo bihure no ku ikoranabuhanga rigenewe no gutunganya ibyo kurya ubwo mu yandi magambo ibyo kurya bisanzwe by'umwimerere ntibishobora gutera ibibazo bya diyabete hypertension na kanseri ntabwo diyabete yandura ninga sukari tekubasa kuturana umuvuduko ntabwo wandura pressure tekubasa kuturana na kanseri ntabwo yandura na kansa tekuturana ubwo mu yandi magambo bituruka mu mibereho ikimenyetso cy'umunyacyaha mu kurya ikimenyetso cyo gusubira inyuma mu kurya ikimenyetso cy'imisi imperuka ni diyabete ni hypertension ni pressure ndetse na kanseri ikibwira ko abantu batakigiye mu buryo bukwiriye ikwereka ng'abantu bafitiye mu miringo mirunzi nibyo bitatu by'ingenzi n'ibintu bishatu bakugenda namwe murabizi ni mo bwanyine mu bimanya mu Bagande diyabete bayita sukari diabetes ni bagita sukari Abanyarwanda nabo diyabete bayita gisukari diabetes ni bagita sukari hano nanone ndashaka kugira ngo mwumve neza ikintu kirangara aha nambwe nyenda muhurire kirya kanseri twebwaga nimugoroba kanseri twagigambaho mwabazyo tuyita kari kimungu tukugeta ngo ne kansa kuni kansa so reka twumve rero ntabwo umuntu abasha kurwara diyabete utabasha kurwara sukari ntabasha kurwara umuvuduko utabasha kurwara pressure ntabasha kurwara kanseri utabasha kurwara kansa igihe imirire ye ari mizima yaje hari amagambo nkunda abigambe bikunda iyo mu gitabo cy'umwuka w'abahanuzi iyo mu gitabo cyo ubunabi ndetse kivuga ngo rengera ubuzima kigamba ngo ufaha amagara gifite mu cyongereza cyitwa Ministry of Healing mu English ningasho mu rujungu bacyita Ministry of Healing mu cyongereza kiri ku ipaji 27 page mu gitabo cya English ya page ya 25 amagambo avuga ngo ibigambe kugira ngo indwara ni iki ni hagira ngo indwara ni iki indwara ni uburyo umubiri wirwanaho n'engeri iyo mubiri guruye n'ugwefaho kugira ngo wikize kugira ngo ubase kwetambira ibiburemereye ebiguremerire ibiwutsikamiye ebigushitamire ningasho ebigwitsire
byaza no kwica amategeko y'ubuzima ibikuretwa umukwita ibiragiro amategeko yo kurya amagara ibiragiro byo kurya amategeko yo kwambara ibiragiro byo kujwara amategeko yo kwisiga ibiragiro byo kwesiga amategeko yo kuryama ibiragiro byo kuryama amategeko agiye atandukanye y'ubuzima ibiragiro ebitakushana eby'amagara ni inshingano zacu kuyiga nibitureba ngitwe tubyege ndetse kureka kuyiga nangwa no kureka kubwega ni cyakumana n'ikibaharihanga ukorera kwita ku mibiri yacu no nitwara kufa imibiri yitu ni igitutsi ku muremyi n'ikijuma aharumukamo ubwo mu yandi magambo mu bindi bigambo biratubwira ngo bitugambira ngo nta kindi ndwara ziri cyo nta yindi mpamvu itera indwara kine kikureta indwara keretse kwica amategeko y'ubuzima kureka kwita ikiragiro cy'amagara kurya kurya no gutunganya ibyo kurya okurya nangwa no kutebekanisa ibyo kurya uko ibyo kurya biribwa uko ibyo kurya bikuribwa nuko bitunganywa no kubikubasa kutebekanisa biba intandaro nikireterwamo ya diyabete na sukari umuvuduko na puresha ndetse na kanseri nangwa na kansa ubwo mu yandi magambo ibindi bigambo ibyo kurya byatunganijwe neza ibyo kurya byabasize kutebekaniswa kandi bikaribwa neza kandi bikaribwa ntabwo byatanga intandaro yo kugira gute bikubasa kurwaza yo kurwara diyabete harimo tokarwara sukari umuvuduko tokarwara puresha ndetse na kanseri nangwa na kansa reka mbere kuri diyabete reka ntandikira diyabete ni iki sukari ni iki diyabete yitwa diyabete sukari yitwa sukari kubera ko umubiri wananiwe kuringaniza isukari mu mubiri ahubwo kuba umubiri guba guremerwa guteka aha rugero rurugo sukari ku rugero rumwe aha cyo kureberaho kimwe isukari ishobora kuba nkeya cyane sukari ntibasa kuba nke mu mubiri bigatera diyabete biretera diyabete ku rundi ruhande aha rundi rubaju diyabete igaterwa n'isukari nyinshi cyane diyabete egaragara eretwa no kugira sukari nyinshi mu mubiri aho diyabete ikunda kugaruka cyane sukari ikunda kuja munonga naho iba isukari ibaye nyinshi mu mubiri cyane naho kusanga sukari yaba nyinshi mu mubiri ntero kubera ubuzima ubwo mu yandi magambo mu bindi bigambo akaduruvayo akaduruvayo k'amasukari mu mubiri sukari nyinshi mu mubiri n'akaduruvayo gakontorora imisemburo ya diyabete y'isukari mu mubiri nangwa na homoni zizi kubasa kontrolinga sukari mu mubiri nibyo bitera diyabete nibyo bikureta sukari ubwo mu yandi magambo mu bindi bigambo niba isukari ibaye nyinshi mu mubiri sukari kari yaba nyinshi mu mubiri hanyuma bikageza ubwo haza imisemburo yigabanya hiza homoni zizi kubasa kubaganisa sukari ejo nyuma ikongera ikabanya cyane bwa nyuma ikije kagabanca munonga hakongera akaza imisemburo yizigira nyinshi hakije nije eri kuzikora nyinshi aho kaduruvayo ako kavuyako k'iyo misemburo ka homoni zezo niko gatuma ubwonko ko kakuretera ubwonko busenya urwagashya nushenya urwagashya ni inyama yo mu nda bukushenya pancreas bigatuma itagisohora imisemburo niba itashohoza izo za homoni iyo gukontorora isukari mu mubiri kugira ngo ibaze kwemereza sukari mu mubiri nibwo bava mu muntu arwaye diyabete ngo kugira ngo umuntu yarwara diyabete nibwo hakurikiyeho ibigiye bitandukanye ntakurataho byagenda bitakushana ubuhumyi bw'amaso kumamisho gutakaza ibyumviro mu birenge utacyururo mu bigero ukaba utacyura utakine feelings gucukuka kw'amenyo amino kwijame ebyina gucuka kw'inzara ebyara kurugamu kugabanyuka k'ubudahangarwa nangwa utandika kurwara buzubwa n'ibindi bigiye bitandukanye n'ibindi bitakushana bizaza bikagenda bikageza ku ndwara z'impyiko bije biretera nangwa n'indwara z'ensugo bigatuma habaho icyitwa renal failure cyangwa se gutsindwa kw'impyiko hijaba bahita bakwita renal failure cyangwa se gutsindwa k'umutima cardiac failure ninga shiza icyo bakwita cardiac failure ibikazana urupfu bikareta urupfu diyabete ni indwara y'ibyo kurya n'indwara y'ibyo kurya n'indwara y'imibereho n'indwara yo kubaho mu yandi magambo mu bindi bigambo
umuntu aramutse agize imibereho myiza, umuntu yagira okubaho kurungi ningashe emirire mirungi, agashyirwa kuri gahunda nziza y'imirire, bakamuteka aha mirire mirungi, yakira diyabete. diyabete nogikiragi. Nubwo abaganga nubwo abashaho batubwira ko batugambira ngo diyabete idakira, shukari tekubasa kukira, ariko ubuhamya bwinshi cyane kunkanyi n'obujulizi bwingi munonga bukubwira uburyo diyabete ikira. nakubasa kugambira ngo diyabete nebasa kukira. Abarwayi benshi cyane abarwire bingi munonga bavuye diyabete irakira. bakatambirwa diyabete yakira. Diyabete shukari irakira. nekira. Izana n'ibyo kurya wariye, neretwa n'ebyokurya ebyo basize kurya, ikaryanwa no kureka ibyo kurya. netwarwa nambere no kureka ebyokurya ebikugireta. Ni nayo mpamvu niyo nshonga umuganga mwiza omushaho murungi ntakubwira ko diyabete idakira, takakugambira ngo diyabete tekukira, ahubwira ko hari ibyo bakora kugira ngo ikire. konka nakugambira ngo bine byokubasa kukora ebibasa kukira. Diyabete shukari izanwa n'ingano y'ibyo ukoresha by'amasukari buri munsi. neretwa n'ebintu ebyokukozesa ebirimu shukari omwizooba. Hari amajambo abiri akunda gukoreshwa hariho ebigambo bibi ebikukira kukozesebwa mu bahanga. omu banyabwenge. Irya mbere riravuga ngo glycemic index, ery'okubanza nigamba glycemic index, icya kabiri ekyakabiri nicyo twita ngo ni glycemic loading, nikyetwa ngu glycemic loading. isukari winjiza buri munsi ingana iki? shukari y'okutasiya omubiri w'izooba ningana ki? Kuva mu gitondo kugera nimugoroba isukari winjiza mu mubiri ingana iki? okuruga omu kasheshe kusitya omu mwazi yo shukari y'okutasiya omubiri ningana ki? Ubusanzwe uko bikwiye kugenda, burijo kubiine okugenda umuntu akwiye kurya emirire iringaniye, omuntu ayine okurya okuringaniye. ariko hari igihe bijya bibaho kayine obikubaho ugasanga umuntu ku munsi hari ibyo yibasiye cyane, oshanga omuntu omwizooba hiine ebyarya munonga kukiza ebindi. by'umwihariko ekikukirayo hariho ibintu bizwi ko bigira amasukari menshi. hiine ebintu ebikumanya ngu biine shukari nyingi. Ikintu kizwi ko kigira isukari nyinshi cyane ijyanwa mu maraso ni ingano. ekintu ekikumanya ngu kiine shukari nyingi erikwetenga omu mushagama n'engano. Ingano iyo zuzuye zaba nyingi zitatunganije mu ruganda, zitakorirwemu industries ningashi omu mafactory, ntabwo zangiza zikubasa kushisha kuko amakote yazo ahabwokuba obushushu bwazo bituma agabanya isukari yinjira mu maraso, nibaganisa shukari erikutanga omushagama. ariko iyo ingano zitunganijwe kandi ingano zaheza kutebekanisa zikanyuzwa mu ruganda, zikatekwa mu factories, urwa ruhu rw'inyuma rukavaho, bya bindi akashuka hanyuma bakakihaho. ubwo mu yandi magambo mu bindi bigambo ingano bituma zigira isukari ingana na 6%, na 65%. ingano neretera yagira shukari ahankaga hari igana. ubwo mu yandi magambo mu bindi bigambo uriye ingano wajya ingano zatunganije mu ruganda, zatebekanisa mu ruganda mu factory, yarya umugati, yarya umugati, yarya irindazi, yarya irindazi, yanywa igikoma cy'ingano zatunganijwe, yarya ubushera we babasa kutebekanisa, birangira agize isukari nyinshi mu maraso, bihendera yageze shukari nyinshi mu mushagama. usanga afite isukari nyinshi iruta isukari y'igisheke. noshanga yine shukari nyingi erikukira ey'ekikiju. Abantu benshi bazi ko abantu bingi nibamanya ngu isukari nyinshi ni ya yindi y'igisheke, ya yindi tubuye, ngu shukari nyingi ni ya yindi ey'ebikaju ey'etubari, ariko amafu atunganije konka esane etebekanisiibwe acishijwe mu nganda kuraba mu factory aza afite isukari iruta iy'isukari y'itubuye. ne shukari nyingi erikukira ey'etubari. none umuntu arabyutse, mbwenu omuntu yimuka afashe umugati, yakwata omugati, awunywesheje amata, yanywesa amata, kandi ayo mata kandi amata ago ni icyayi yatekesheje isukari, ni cyayi yateekamu na shukari, kandi ubwo kandi obwe hariho n'ibirungo agiye kuvangamo. hariho n'ebindi byaza kuteekamu. ubwo mu yandi magambo mu bindi bigambo arimo aravuga ngo hariyo nagira ngu muhaye ikaze diyabete. nakwakira shukari. abandi nabo abandi nabo bava mu gitondo barwa
ningasheshi ubyutse akarya ikijumba wimukaga nagestaburi cyangwa umwumbati ningashi muhogo akaza kusanga umunsi wose yaryagaguye ushanga izoba yona yagagura agiye saa sita aribye amasukari zakashamukaga yebya ebimushikari aciye kuri butike yaguze bombo yarabaha duka yaguraho sweet amabombo za sweet amabiswi za biscuit n'ibindi bigiye bitandukanye n'ibindi bitakusha utuji two mu amasoda yo mu mabutike na za soda na za juice zo mu maduka kandi ubwo ngabo ari n'umukene kandi ubu ngobwe n'umoro ugasanga birangiye nawe arwaye diabete ushanga nawe yahendera rwishikari umukene wa diabete mugigaje wa diabete n'ingashikari kubw'ibyo kurya abo byo kurya n'umukene nawe akarwara diabete n'umoro nawe akarwara diabete ni hanini yesashimwe kamasibu ingano y'ibinyamasukari ukoresheje buri munsi uko shikari yo gukoresha buri zuba ukwiye kwingana ingano y'ibinyamasukari ukoresheje byo mu ruganda ebintu ebikurwa mu factories ningashe bakorera mu factory byo gukozesa buri zuba yaba ari isukari itunganijwe kwa kundi yaba shikari itebekanizwa ngaho nko kumanya iyo utubuye ejeye sana iyo ngiye ari ingaruka nyinshi cyane ejeye ne obuzubu bwinji muno ntari mvuga none ahangaha ebundaragambe gishaha yaba ari imigati yabe y'imigati cyangwa amandazi ningasha amandazi cyangwa amacapati ningashiza chapati yaba ari imiceri itunganijwe kwa kundi yabe y'imiceri tebekanizwa nko kumanya cyangwa abarwa buhunga butunganijwe mu nganda ningasho bunga ubasubwo tebekanisa kurugwa mu factory byose bigira uruhare mu kwinjiza isukari nyinshi mu maraso ebyo nabine ni bitasya obwire ningashi zibireshaga ni bitasya shikaro mu mushagama ubwo mu yandi magambo ibindi bigambo kugira ngo tugabanye isukari mu maraso kugira ngo tubase kubaganisa shikari kuzo mushagama nuko tugomba kurya ibyo kurya byuzuye no kugira ngo twino kurya ibyo kurya byujire kubera ko ibyo kurya byuzuye abo kurya ibyo kurya byujire umubiri ibyo ibifatanije n'isukari yakwatanisa na shikari iba mu byo kurya bifite ukuntu umubiri ugenda bigabanya yinoko umubiri kugenda ngo bigabaganisa kandi ibyo bifite ubwabyo ukuntu byigabanya kandi ubwo abye yinoko kugenda bibaganisa ariko ibyo yatunganijwe kabyahenza kutebekanisa ntabwo bikitunga umubiri niba bitakiretera umubiri ahubwo byo byahindutse ibyangiza umubiri niba bitakitunga umubiri kureka niba nibishisho umubiri ibizana isukari kandi ibikureta shikari kandi ntabwo ari byo bitungaje mu nganda byonyine tibyo bikurwa mu factories byo ahubwo n'ibyo kurya kurekana n'ibyo kurya bifite amavuta n'amavuta menshi no proteine menshi na proteins nyinshi bijya birangira byihinduye mu masukari nabyo nibihinduka byahindura mu shikari iyo umuntu atangiye kurwara diabete amaproteine yihindura mu isukari proteins nihindura mu shikari amavuta akihindura mu isukari amavuta agahindura mu shikari bigatuma umuntu isukari amaraso aba isukari biretera umuntu eshagama y'umuntu yaza mu shikari ikikugaragaza ko isukari iba nyinshi mu maraso kikwereka ngo shikari yaba nyinshi mu shagama nuko no mu inkari ziryohera nengari ngo nizinurire ubwo birumvikana ko kimenyisa ngo isukari diabete shikari nibyo kurya kurya nabi kurya kubi ibyo kurya uko byatunganijwe ibyo kurya ngo kuba bitebekanisa nuko byariwe no kubyaribwa bizana diabete bireta diabete shikari ni indwara y'imibereho ni indwara yo kubaho n'ingashoko kuba urashaka gufunga inzira za diabete ndabuzi ucinga imihanda ya shikari rinda inzira z'ibinyampeke gumiza munoriya bijuma urya ibyo kurya byuzuye ibyo kurya byuzuye urye ifunguro rigereranije urye ibyo kurya biringanire bifite ibitera imbaraga bikureta amani ibinyamaproteine ibirimo proteine n'amavuta nuramuka uri ibyo kurya bifite amafu menshi cyangwa se amasukari menshi warya ibyo kurya bine isano nyinshi n'ingashukari nyinshi by'umwihariko bikaba bitunganyijwe mu nganda bakuba batebekanisa mu factories zo n'ingaso industries ezo bizagutera diabete bizakuretera diabete amaji ezo za juice
abantu bakwiye kurya imbuto. abantu bine kurya ibijuma. Iyo umuntu ariye imbuto umuntu yariye ibijuma umubiri uzitunganya neza, umubiri niguzigirage. ariko iyo wanyweye amaji yatunganije mu nganda, abanywa za juice zibakorera mu industries, kuko bavanze amasukari menshi, abo kubano bojangereza sukari nyinshi, bavanze igisheke, bawatekamo babatiremo ekikijo, bashyiramo ubuki bw'ibigori, batekamo ubuki bw'ibicori, barangije bavangamo umutobe mukeya w'inanasi cyangwa indimu, batekamo ubundi juice nke y'inanasi cyangwa indimu indimu cyangwa pome, ingashi apple. ibyo rero bigenda bikarema isukari iremereye cyane. Ibyo bintu bigenda bikora sukari nyinshi munonga. Ibyo rero bikagenda bigatera diyabete. Ibyo rero bigenda bikuretera diabetes. Ibyo kuvura diyabete, ibyo kutambira sukari, ibyo nacyo turi buvugaho. ibyo turabigamira. Ahubwo reka tujye ku muvuduko. Reka tuzabe puresha. Umuvuduko nawo, Puresha nayo ubundi abahanga abanyabwenge bagabanyamo ibitera umuvuduko mu bintu bine. nibabaganisamo ibikureta puresha ibintu. Icya mbere Icyo kubanza n'ibyitwa ibikaburamubiri. nibabyeta ibikamuru. Ibya kabiri Icya kabiri ni umunyu. n'umunyu. Icya gatatu Icya gatatu ni stress. stress. Icya kane Icya kane ni amavuta. n'amavuta. Tuvuze ni bingahe? Batambe ibintu bingahe? Bine. Bina. Icya mbere Icyo kubanza tuvuze ibikaburamubiri. twagamba bintu bikamura umubiri. Mu bikaburamubiri Mu bikamura umubiri tubonamo ikawa, harimo kofi, tubonamo icyayi, tureba mu cyayi, tubonamo ibiryo byinshi bigiye bitandukanye. tureba munangwa neziza drugs ezo bakozesa ngenjayi. Hariho hariho n'imiti yo kwa muganga n'imibazo y'umwirwaro ubwayo itera umuvuduko. iri kureta puresha. Nk'urugero, icyo kureberaho hari imiti bita ngo ni NSAID, hariho imibazo iba kweta nka insayidi, bita ngo non-steroid anti-inflammatory drugs. bagenda non-steroid and inflammatory drugs. Imiti imibazo ivura kubyimba, iri kutambira kuzimba, ikavura ububabare, ikatambira gusaza. inshuro nyinshi iba isoko yo kurwara umuvuduko. Ubwiro bwinji ni leta uburwire bwa puresha. Ubwo mu yandi magambo, Mu bindi bigambo inzoga zirimo ibyayi, amarwa gari mu cyayi, ibinyobwa birimo kawa, n'ingasha byo kunywa mu kawa biba isoko nziza niba birungi yo kurwara umuvuduko. nibyo bikureterage, niyo ntandikiro yo kurwara puresha. Nyiraho ngaho kandi Kiryaho amaji menshi za juice nyinshi ziba zirinzwe zirinzirwe kugira ngo zimare igihe kirekire cyane, kugira ngo zibase kumara ubwire buri munonga, hagakoreshwa ibintu birimo sodium, bakakoresha ibirimo sodium. ngira ngo ahari bita muri za benzoate, harimo ibiba kweta za benzoate, za sodium sorbate, harimo za sodium sulfate. biba isoko nziza yo kurwara umuvuduko. Harimo niho hakurwa za pressure. Ni gake cyane Gake munonga usanga umuntu arwaye diyabete ushanga umuntu arwaye sukari bitagenda n'umuvuduko, bitari hamwe nangwa na pressure, kubera ko ibyinshi bitera umuvuduko abo kuba binji ni bireta pressure, nako bitera diyabete, abo ni bireta sukari, bitera n'umuvuduko. ni biretera neshaka na pressure yije. Kandi urwaye diyabete Kandi wari sukari biba bikinguriye inzira yo kurwara n'umuvuduko. niba byatekaho umuhanda bwo kurwara na pressure. Umuvuduko rero Pressure rero tumaze kuvuga ko iterwa n'ibikaburamubiri, ni n'ibintu bikamura umubiri, kandi twabibonye. kandi twabireba. Icya kabiri twavuze Icya kabiri twagamba ni umunyu. n'umunyu. Umunyu usanzwe mwiza Umunyu gwa burijo ntacyo utwaye. kinecyo cyo gutwara. Hari ababikora neza Haba kubikoraje bakabona umunyu w'umwimerere,
bakabona umunyu gwa nacyo umunyu wo mu nyanja. umunyu gwo mu nyanja. Ngira ngo hari Uganda, Kampala bagira imyunyu y'amabuye aho imyunyu y'amabara bita ngo ni mayinja salt. bageta mayinja salt. iyo myunyu wayikoresha nta kintu utwara, ariko imyunyu igijwe mu ruganda igatunganywa igakorwamo ikizaho naseri, birangira yangiza. ariko umuntu aramutse ayikoresha mu buryo busanzwe, mu buryo bwiza, nta cyamutwara. ariko ikibazo kiza kuvuga ahangaha ni iki ngiki, ni uko umuntu arya umunyu mwinshi. ubundi byiza nusanga umuntu atetse umunyu mwinshi ntukajye ubirya. kubera iki? umunyu mwinshi ni gake cyane wasanga umuntu yariye umunyu mwinshi ngo ye kugira icyaka. ubwo mu yandi magambo, kurya umunyu mwinshi bigenda no kunywa amazi menshi. bigenda bituma umuntu anywa amazi menshi, cyangwa inyota nyinshi aba yikuye hehe. umunyu urakamura. iyo winjiye mu maraso ukamura amazi yose ari mu nyama, yakamura amazi ari munsi yose ari mu nyama, ikayazana mu maraso, ubwo inyota ikaba iratangiye. iyo inyota ije umuntu akenera kunywa amazi. iyo ayanyweye nta kindi kitagikurikiraho, nayo arakamuka, akongera akanywa ayandi, nayo agakamuka, kugeza ubwo umubiri uringanisha amazi n'umunyu. mu kuringaniza umunyu n'amazi bituma amaraso aba menshi cyane, kandi ayo maraso akiyongera atari amaraso mazima, ahubwo ari amaraso acitse amazi. ibyo nibyo bituma haza icyo mu magambo bita ngo ni hypervolемia, amaraso menshi yatewe n'uko amazi yari menshi, noneho ubwo gutera amaraso bikagira gute, bikagira bikagorana. rero gutera kweshagama kutandika kubaganiza moteri tupopa amazi sindika amazi, moteri isunika amazi, imashini isunika amazi, bijya bibaho ko isunika amazi yajyana kure, inobwe kusindika amazi negatwara hari, cyangwa isuka amazi menshi. ningashaka sindika amazi menshi, imbaraga ikoresha isunika amazi menshi, amana yakoze nesindika amazi menshi, nizikoresha isunika amazi makeya, nizekoresha nesindika amazi make, ntabwo bingana. bikingana. umutima nawo nka moteri, umutima nabwo guri nka mashine ejo usunika, gusindika. iyo usunitse amaraso menshi wasindika shagama nyingi, ukoresha imbaraga nyinshi, ukozesha shagama nyingi, ikacisha mu mitsi mitoya bitaho musaga mike bitagenewe, ngoko bitaraha kiko cyakubere kiri, bikarangira umuvuduko uzamutse, bikendera watarika kubaraza. muri ubwo buryo mungerezo amazi nako umunyu mwinshi ugatera umuvuduko. bwa mbere umuvuduko twabonye guterwa n'ibikabura mubiri, twareba ngo Puresha neretwa n'ibindi bikamura umubiri, tubona ikawa, twareba mu coffee, tubona icyayi, twareba mu cyayi, tubona ibiryo by'ingenzi bigiye bitandukanye, twareba mu n'ibyo kunywa bindi bitakushanisa n'ibyo kunywa, tubonye noneho icyakabiri tubonye umunyu, icyakabiri twareba n'umunyu, icyakabiri tugiye kureba ni ikintu cyitwa stress. stress sinzi ukuntu bivuga mu Kinyarwanda, ariko stress biza kurangira isohoye imisemburo bita cortisol. iyo misemburo ya cortisol
nizo zigenda zigafata ku mutima, nizo zikugenda zikakwata amatuma, zigafata ku mitsi, zikakwata hamisi, zigatuma imisemburo yindi none yangi isoka leta hormone zindi zikushohora ikajya kubwayo nk'ibikabara mubiri, nayo bwayetandika kube ebikamuro nk'ebikamuro mubiri. Si icyo ngicyo gusa, Cyo cyonka cortisol ikora nk'imakasi, cortisol nekora nk'amakanje, ikata buri kintu cyose, ne shara buri kintu cyone, bigatuma nanone biretera rero amaraso yakabonye amaproteine, shagame yakabwine proteine zishira amaraso, proteins ziva mushagama, amazi akamesha amaraso, amizi gaba minyo mushagama, umuvuduko ugahita uzamuka. reshe tandika kwimuka. Icyakare tugiye kuvuga Icyakare kitwazagama ni ikintu cyitwa amavuta. n'ikintu cyo bakwita amavuta. Iyo umuntu ariye amavuta, umuntu yeza kujya amavuta, habaho ubwoko bubiri bw'amavuta. Ubundi hariho ebika bibiri by'amavuta, habaho amavuta bita amavuta y'inyamaswa, hariho amavuta bakwita amavuta g'enyamishwa, aho tubona amavuta y'inka, aho tureba amavuta g'ente, tukabona amavuta y'ingurube, tureba amavuta g'empunu, hari nubwo tubonamo n'ay'amamesa, nubwo wenda amesa nayo ariko nayo ameze nk'ay'inyamaswa. tureba munagama mesa n'ubugarara bw'umu bitukunga, ubwo mene magambo mu bindi bigambo ndavuga ibinure. ni ingambe bishojo. Hakaba n'andi mavuta hariho n'agandi mavuta y'ibihingwa, g'ebihingwa, amavuta yerayo, nga erayo, amavuta y'ibihwagari, nk'ebihwagari, amavuta y'ubunyobwa, nk'amavuta g'ebinyobwa, n'andi mavuta agiye atandukanye. n'agandi mavuta gatakushana. Amavuta y'ibinyampeke amavuta ag'ebijuma agabanya umuvuduko, nigakendeza puresha, atunganya imitsi neza, nigatebekanisa emisigi. ariko amavuta y'inyamaswa ng'amavuta g'enyamishwa aragenda akajya mu mitsi, nigagenda gaza mu misi, aragenda agahomera mu mitsi, nigagenda gakwatira mu misi, ariko ubwo nayo nagahagije kugira ngo ajye gukomera muri iyo mitsi. konka nobwo tugakwemarira kugira ngo gagende gaguma mu misomo, gakwatira mu misomo, kuko habwokuba umuntu aramutse atanywa itabi, umuntu yarara atakunywa itabi, ngo umwotsi w'itabi ngo umwika gw'etabi utobagura imitsi, gubasa okutobora emisi, ntabwo ningasha kugifumura, ntabwo ayo mavuta yagenda ngajyemo, amavuta ngo tugakagenda mugazemo, ahubwo ajyamo kubera iki? nigazamu habaki. Amavuta bita ngo ni amakolesterol, amavuta gwakweta cholesterol, kugira ngo umubiri ujye kuyashyira mu mitsi ni nko guhoma. kugira ngo umuntu agateka mu misi ni nko kuhomaho. Wenda amakolesterol ubusanzwe ni mabi, cholesterol ubundi ni mabi, yangiza umutima, nishisha umutima, akangiza uruhu, nangwa agashisha na skin, agatera uburwayi bukomeye mu mubiri. garetera n'uburuhiro bw'umubiri mu mubiri. Ariko cholesterol uka cholesterol ntago zihagije kugira ngo zijye gutera umuvuduko, zikwemarira kugira ngo zirwaze pressure, kugira ngo zijye gutera umuvuduko sasa kurwaza pressure zizakenera itabi, niza kwetenga itabi, umuntu anywa, umuntu yakunywa, azakenera ikawa, umuntu anywa, niza kwetenga azakenera amaji, umuntu anywa, kwetenga za juice, kuko ibirimo aho ngaho abo kuba ebirimaho nibyo bigenda bigatobora bagura imitsi. nibyo bikugenda nibifumura emisi, amatiyo atwara amaraso ebintu bikutwara eshagama atobagurwa na nikotine mu itabi, nikagenda agafumurwa na nikotine iri mu tabi, agapfumurwa na kafeine yo mu ikawa, kafe yo mu tabi nayo igenda nibifumagura, agapfumurwa na kafeine yo mu cyayi n'ubundi, na kafe iri mu cyayi igenda nibifumagura. hariho n'ikindi bita ngo ni theobromine yo muri kokayine, hariho n'ikindi kibakweta theobromine iba muri kokayine cyangwa se iyo muri kokine, muri ibyo binyobwa bya Coca-Cola, byo mu Coca-Cola. ubwo mu yandi magambo, mu bindi bigambo, iyo imitsi irangije gutobagurika, imisi yaza gufumaguruka, amatiyo yapfumutse, ibintu ebikutwara eshagama byafumaguruka, umubiri ujya guhomamo amakolesterol, umubiri ngutandika kuzamo za cholesterol, urahoma, kugenda guhoma. Niba umutsi watwaraga amaraso ungana nka gutya, umusoko kutwara eshagama kugura bintu bingana nka guti, bikarangira ungana nka gutya, guhendera gwaba nka guti. ubwo nimutekereze ku mutima rero, mutekateka umutima watera amaraso ahangana gutya, umutima gufutera eshagama hakwingana hati, n'uwatera amaraso ahangana gutya, n'urufutera umutima hakwingana hati, ahasabwa imbaraga nyinshi ni hehe? hakushaba amani menshi ni kahe? ubwo ni hahandi hageze gute? ni hahandi ahari haki hafunganye, ahari haki, nibyo bizana umuvuduko rero.
nibyo bikurete pressure ngiye ikintu kiza n'umuvuduko nicyo kikureta pressure ndashaka kugira ngo mvuge kuri kanseri nyina ngamba hari kansa kanseri ni ikintu cyagiye muri kino gihe ne kansa ni ikintu kibire ikikanyira mu erigi abakecuru n'abasaza abakikuru n'abazeyi abana n'abatoya abana n'abakuru abakobwa n'inkumi impangare n'abasigazi kanseri zogera ahantu hose kansa iriya hantu kono mu birabura mu bazungu bajungu nubwo tubona abazungu ari bafite amakanseri menshi n'ubu tukureba abazungu nibo bine kansa nyinshi diabete sukari hypertension pressure na kanseri na kansa byogiye mu bihugu byateye imbere byo mu mahanga agagiro misho n'ingashaka ahateye imbere mu byo kurya agene development mu byo kurya no kubitunganya no kubitebekanisa niho hari zino ndwara cyane no hari indwara z'umunongo ibitera amakanseri kanseri ni iki kansa bitu niki ni umubiri udasanzwe n'umubiri gutarwa buri ni umubiri utabaho n'umubiri gutarwa ni umubiri wundi mushyashya n'umubiri gundi musya umeze ku mubiri gukumera bitewe n'uko umubiri wari usanzwe kikureterwa no kumubiri ukugubire guri icyitwa DNA yacyo tuba kweta DNA yacyo yajemo deranjoma yiziremo kuteganisa hajemo akaduruvayo ijemo akavuyo ubusanzwe uruhu rukwiye kubyara urundi buri jo skin no kuzara ndijo amagufa akabyara andi magufwa amagufa agazara gandi magufa uturemangingo tumwe no tukabyara undi mwijima cells cells ninga cells zikazara izindi ariko noneho rero kuri kanseri birahinduka hari kanseri bihinduka seri ibyara indi seri idasanzwe seru nezara ndijo seri itari yabije itari y'umubiri itari y'umubiri kandi iyo ngiyo ibyawe kandi yagezirwe ikarya kurusha isanzwe niyo kukiza ege yaburije etukumana niyo mpamvu y'inshonga usanga abantu benshi ba kanseri usanga barwire binja ba kanseri nta mavuta bafite bine majuta nta maraso bafite bine shagama barananutse bahwira amagufa kubera kanseri habwa kanseri ibitera amakanseri muri kino gihe ibikureta kanseri bwiro ni byinshi binji munongo biva mu biribwa bikagera mu bikoreshwa bizo mu bikozesebwa turi imbere y'amatara turi imbere y'amakompiyuta amatelefone za esimu ubwabyo imirasire yabyo urumuri rwazo ibasha kudutera kanseri ibasha kuturwaza kanseri keretse kimwe cyonyine imirire turiye okutukurya niyo yica amakanseri nyeri kubasa kwita kanseri cyangwa se igatuma amakanseri agakura ningasheka letera kanseri ubwo mu yandi magambo bindi bigambo niba mba ku bintu bitera amakanseri ndabe ni ndura ha bintu bikureta kanseri ariko nkarya ibintu bigisha amakanseri ukakage ibintu bikubasa kwita kanseri ntaho kanseri zakura kanseri itari basakura ariko niba ndi iruhande y'ibintu bitera kanseri nazarubajwe nkabunda azarubajwe ibintu bikureta kanseri nayiza nkarya ibyo kurya bya kanseri kagenge kurya bya kanseri nta kindi kizakurikiraho kine kindekire nzarwara kanseri yarwara kanseri niba ndwaye kanseri ndabe ndwire kanseri nkarya inyama bizatuma umubiri wanjye uba aside umubiri wanjye niguza kuba aside kanseri kuri kansekura icyo ni cyambere icyo ni cyo kubanza niba umubiri wanjye uri ruhande rw'ibitera kanseri urabe kuyarwajwe ibintu bikureta kanseri narangiza nkarya isukari nkanywa isukari kandi isukari akaba ari ifumbire ya kanseri kandi isukari ikaba manure ya kanseri ubwo mu yandi magambo bindi bigambo nzarwara kanseri nzakurwara kanseri ariko niba mfite n'uruhande bitera kanseri ngakundabe ngiharwajwe ibintu bikureta kanseri nkarya ibyo kurya birwanya kanseri ntabwo nzarwara kanseri ngira ngo ahari ibitera kanseri birazamuka bikagera ku mirasire y'ibyuma bifata amafoto nka radiography binamuka bizahanda aho kwate bishani nka radiography bikaza ku mafumbire mvaruganda gahama industries akaza ku mikoreshereze y'inyama ubundi birugana ha kozesezwa kw'inyama amata atunganije amataga kubasa kubonezwa mu yandi magambo mu bindi bigambo ibitera kanseri birogeye ibikureta kanseri bibiri bingi
ni nayo mpamvu yashonga abantu bakwiye kwirinda cyane abantu bina kwerinda muno kugira ngo barinde imirire yabo, kugira ngo barinde kurya kwabo, bakarya ibyo kurya bakarya ibyo kurya bazi ko bivura kanseri, bakumanya ngo nibasa kutamba, bazi ko bigira ubushobozi mu kurwanya kanseri, bakumanya ngo bino ubushobozi bwo kurwana kanseri, bakirinda ibyo kurya bakirinda ibyo kurya birimo imyanda birimo burofa ibasha gutera kanseri. iri kureta kanseri. Kanseri izanwa n'imyanda, neto n'uburofa, imyanda iba mu byo kurya, uburofa ubufu bwo mu byo kurya birimo ibintu bituma ibyo kurya bimara igihe kirekire cyane, birimo ibintu bikumara ubwire buringo muno, conservatives, ibintu bituma ibyo kurya bimara igihe kinini, conservations byo preserving and babike ibintu kugira ngo bimare ubwire buringo, ibintu bituma ibyo kurya bidapfa, ibintu bikuretere ibyo kurya bitakubasa gupfa, ibyo bita ngo ni monosodium glutamate, ariba kwita ngo ni monosodium glutamate, za benzoate zishyirwa mu maji, za benzoate ziba kuteka mu juice, ibyo birazwi ko bitera kanseri. ibyo byo nabimanya ngo nibireta kanseri. Amansecticide menshi, za insecticides nyinshi zitera kanseri, zireta za kanseri. ubwo mu yandi magambo Ibindi bigambo nicyo Uwiteka atubwira, umukecuru bangere acari natugambira, aratubwira kurinda inzira zo mu kanwa. natubigambira ngo turinde imihanda yo mu kanwa, turi ku musozo rero dushikaho kendera w'icyo tugiye kutubwira icyo twibera ko n'umugoroba. icyo tuanitegerizo Hari amagambo ari mu gitabo cyitwa inama n'ibyo kurya, ibigambe byaha kitabe kibakweta emirire enamezi yaha mirire ahakurya, hari amagambo ari ku gasuku k'156 haro ibigambe byaha aha peji ya 3 ahavuga ngo ya 56 ndabagira inama, ntagira ngo nimbahereza ubwenge, ndabagira inama yo kugira ubwenge, nimbahereza ubwenge ngo mubuguke ningashimugire ubwenge no kwirinda mu mirire yanyu. mwerinde mu kurya kwanyu. Aya magambo aratangaje. Ibyo bigambane bitangaza, ndabagira inama nimbagambira yo kugira ubwenge kugira ubwenge no kwirinda mwerinde mu mirire yanyu, nk'abarinzi b'abakristo nk'abarinzi b'abakristo b'abanyabwenge b'abanyabwenge muzirikane ku kurinda imiryango y'igifu mufe munonga murinde inda zanyu musenge mushabe kugira ngo Imana ishyire imirinzi ku minwa yanyu kugira ngo hangateko burinza minwa yanyu ariko ashyire n'uburinzi ku gifu cyanyu kandi ateke ukurinda mu nda zanyu. niyo mpamvu hano avuga ngo yesho ngaha nta kugira ngo muzirikane kurinda imiryango y'igifu cyanyu mwe mufe munonga ukurinda imiryango y'enda zanyu. haranditse ngo ahandi kirimo mwe kwemerera ikintu cyose mutarikiriza ikintu cyona kibasha kuba umwanzi w'ubuzima cyo kubaza kubaho umuzigo w'amagara mu mibereho yanyu kubaho kwanyu kwinjira mu kanwa kanyu. okutaho mu kanwa kanyu. ubwo mu yandi magambo ibindi bigambo ikintu cyose cyakubera umwanzi ikintu cyone kirakubera umuzigo ntukakemere kwinjira mu kanwa kawe ari ikikirizo kutaho mu kanwa kawe ntugatume kirenga umuryango w'igifu cyawe kireka kutaho mu muryango gwenda yawe. inshingano Imana ibitezeho ningashi ekirihanga ari kubendaho ni ugukurikiza umucyo yabahaye no kukuratira umushano gwe yabahire ku byerekeye ivugura mu by'ubuzima abikwatarana nebyo no kwegaruka mu mirire. umuvuduko w'amaraso ujya mu mutwe pressure nezo mu mutwe ugomba guhagarikwa. bine gwemerezo umuvuduko w'amaraso y'umutwe ugomba guhagarikwa. pressure iri kuzo mu mutwe ine gwemerezo. hariho imitsi minini hariho imitsi mihango mu ngingo z'umubiri igamije gukwiza amaraso mu bice byose by'umubiri no gutwara eshagama umuceka bihango by'umubiri kugira ngo umubiri ugire amagara mazima, kugira ngo umubiri ugire amagara marunzi. umuriro ushyira mu gifu cyawe utuma ubwonko buhinduka nk'itanura ry'umuriro. nibiretera ubwonko bwahinduka nk'itanura y'umuriro. ujye wimenyereza kurya wigengesereye, urya ibyo kurya byoroheje bidasaba ibirungo bikabije, bitakwetenga sika ujye usonjesha irari ryawe
okwetenga kwawe kugira njara rya kinyamaswa nkebye nyamishwa urya ibyo ryifuza urya ibyo kurya bikwetengwa we kurigaburira ureke kugabura we kurigaburira ureke kugaburira kamere yawe ubwiyongere bukabije bw'amaraso ukwiyongera kw'amano kwashagama mu bwonko mbongo biha imbaraga irari rya kinyamaswa nihereza amani inyamisho bukagabanya imbaraga z'iby'umwuka nibicendeza iby'umwoyo amagambo akurikiyeho ibigambo byakorataho navuga iki ngiki n'ingambo iki icyo ukeneye cyane icyo kwetenga munonga ni ukugabanya ibyo kurya by'umubiri no kubaganisa ibyo kurya iby'umubiri ukongera ibyo kurya by'umwuka ukongera ibyo kurya by'umwuka iri jambo icyo kigambo ndabibwira muri data muri Bugande ni mbigambira abantu abari muri Uganda kugabanya ibyo kurya by'umubiri ukubaganisa ibyo kurya by'umubiri aho kurya ari ingingo nyamukuru aho kurya kigiye nicyo kigambo aho abantu bafata igihe kinini cyane barya abantu bakwata ubwire buringwa ntibakurya kurusha ikintu icyo ari cyo cyose kukire ikindi cyono banywa amasoda bakunywa za soda barya imigati barya amacapati bakurya za capati amasambusa bakurya za sambusa nyamara byose biteguye muri bwa buryo bwangiza byo nabyo kuba bitebekanizwa mu ngeri z'ushusho mwene data muri Bugande mwana wanje wo muri Uganda mwene data muri Ankore mwene tato ryo muri Ankore mwene data muri Rukiga mwene tato ryo muri Rukiga icyo ukeneye cyane no kugabanya ibyo kurya by'umubiri cyo rwetenga munonga no kubaganisa ibyo kurya by'umubiri ukongera ibyo kurya by'umwuka ukongera ibyo kurya by'umwoyo ukongera umutsima w'ubugingo ukongera ibyo kurya by'umwoyo Imana ishimwe mukamasiga uko urushaho gukoresha imirire yoroheje uko kukizaho gukoresha imirire yangwire niko uzashobora kumererwa neza niko rukizaho kubaki Imana irakubwira ngo iki rero nangaya nakugira ngo njirere reka dusabe Uwiteka katushabere hanga ashyire imirinzi ku minwa yacu atekeho burinza hamino yitu ashyire imirinzi ku gifu cyacu ateko burinza handa zitu reka dusabe Uwiteka katushabere mukama tujye turya nk'abantu bari imbere y'umutware tuye nk'abantu abari mu misho bwa rahanga iyo uri imbere y'umutware uko bari mu misho go ntabwo uryagagura tukarya gaguza nturya uko wishakiye tukarya nk'uko kwenda ufatira icyuma ku muhogo wawe no kwateki kuraba aha mu mirogo wawe niyo mpamvu niyo nshonga umuntu akwiye kurya nk'umutware nk'uri imbere y'umutware no kurya nk'umuntu ujya mu misho go mugari amagambo asoza ibigambo bikwendeye Abakorinto igitabo cy'Abakorinto igice cya 6 urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto kubanza rw'Abakorinto igice cya 6 kubanza rw'Abakorinto mukaga urwa 12 ubwo handitse byose ndabyemererwa yena nimbikirizwa gisashimwe kamasimu byose ndabyemererwa yona nimbikirizwa nyamara ibigira akamaro si byose ngati byona ebiri kungasira gisashimwe kamasimu byose ndabyemererwa yena nimbikirizwa ariko sinzategekwa n'ikintu cyose ngati nditegekwa ikintu cyone kucyana ategekwa n'inda abwacha abantu bategekwenda kucyana ategekwa n'irari abwacha abantu nibategekwa ntabwo umubiri ukwiye gutegeka umutima umubiri tugwina kutegeka umutima ahubwo umutima ukwiye gutegeka umubiri umutima gwine kutegeka ubwo mende magambo ibindi bigambo niba byose ubyemererwa ariko ibikugima akaba atari byose ukwiye kwirinda ibitagufite umuriro byaba biryoshye byose ndabyemererwa ariko sinategekwa n'ikintu cyose ntabwo ukwiye gutegekwa n'inda kuryagagura ndetse no kwangiza muri twa tuji mu masinakingi asanzwe nta muntu ukwiye gutegekwa nabyo amagambo kuri cyaratangaje ibyo kurya n'ibyenda nina n'ibyo kurya kandi nenda nayo n'ibyo kurya ngaranga byabihaho byone ibyo kurya n'ibyenda nina n'ibyo kurya kandi nenda n'ibyo kurya nyamara Uwiteka azabitse kabyo naranga byabihaho byone nuko rero bakoko ibigise gusambana imibiri yitiye bushambani ahubwo ni umwami kureka gukahangirwa mukama umwami niwe mubiri mukama witu niwe mukama w'umubiri kandi ubwo Imana yazuye umwami kandi rango akazora mukama witu
natwe izaturisha imbaraga nibyo zayo. ariya tuzoza n'amani ge Niba wiyahuza ibyo kurya, urabe no yitse byo kurya niba ku gituro cyawe hazandikwaho ko ushwe n'ibyo kurya, aha tuturuje bako harabe no hejuru kandikwaho ngo kitwe byo kurya ntabwo undi yawe azazuka. umuntu waye bitari baza kuzoka Ibyo kurya n'iby'inda, byo kurya n'ebyenda n'inda n'ibyo kurya, yenda n'ebyo kurya nyamara byose Uwiteka azabitsemba. ngabyo naranga yabyiho Naho ngaho dusoreje. naho twahenderera Ukundwa, ukundwa turagusaba kurya neza. tweshengereza mu buryo Wowe kurya kugira ngo urware umuvuduko. utariye ngo urware za pressure Ni igitutsi kuri wowe kurwara kugira ngo ugire umuvuduko. n'ekijuma hariwe kugira ngo ebire kureta pressure Ni umuvuduko kuri wowe. n'ekijuma hariwe Ni igisebo kuri wowe. no kushwara hariwe Kuba urwaye diyabete yatewe n'ibyo kurya. boyine diabetes ninga shukari yarisibwe byo kurya Kandi ikindi kibazo nanone gikomeye, kandi n'ikindi kizibe kigumire kuba urya ibyo kurya byangiza urabe no ibyo kushisha bikagutera kanseri, bikakuretera kanseri bigakoza kanseri, bikakurwaza kanseri ndetse na nyuma yo kwirwara nabwo nyuma yo kugirwara ugakomeza kuyitunga. ugakomeza mu kugitunga Reka dusoze, katwende reka dusenge Imana, katushara reka Uwiteka adufashirize hamwe. karota hanga twase tuyena Uwiteka nyine turagushimira, hanga mu bugeni tusima tugushimiye ku buryo akanya uduhaye, kusima abumanya yuko kuwatwa tugushimira urukundo rwawe Mwami Yesu ruduhara ibyo byose, sima ahabwa rukundo yawe turahebiro byona tugushimira ibyo utwigishije, sima habe buwatwegesa kandi tugushimira ibyo uzigisha n'abene data bandi. kandi tusima habe banoza kwegesa na bineta yatabandi Nuko Mwami Yesu uyu murimo uwujyane ugeze kure, ko mukama umurimo wo gutwara gushyihare ujyane n'ubutumwa bwawe bakubwirije, ugende n'ubutumwa bwawe bwabasa kuburirwa maze tukone umugisha data, aza twurebe nk'umugisha mukama tukaretse byose bakwereka byona mu biri imbere. ibiyo mu misho Tuzamuha isengesho ryacu dusengera abarwayi, tuyina muri ishara yitu tushabira abarwire ariko tunabasengera dusaba kugira ngo bamenye impamvu z'uburwayi bwabo, kandi tubashabira ngo bamanye n'incaresi rwo kurwira bwabo kuko twabonye ko kurwara ari ukwica amategeko y'ubuzima. ntabwo kuba twaranga kurwara no kwita ibiragiro by'amagara. Urwaye urwire turamusabira kwihana, tumushabira kwetisa narangiza yirinde ibyamuteye uburwayi. yaheza areke biyambaye tiro urwire Uwiteka wabigenje utyo ntabwo kabikorosyo ntubure kumukiza, utakabura kubakiza. tukaretse byose twakwereka byona mu izina rya Yesu, mu izina ya Yesu. amina. Amen.